Yes, reka nongere mbifurize kugubwa neza mu mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru, mwe mwese mwakoze subscribe kuri Ronda Sport Channel mvuga muti ibiganiro binyuraho ntibikaducike, ndetse namwe mutarakora subscribe nkababwira ni mukubite mubangura kuko amakuru y'imikino abanyuranyuranamo. Ubwo rero ndizera ko ibyo mukora byose muri iyi weekend, abajya mu nsengero, abajya mu bukwe, abajya mu butembere, abasohoka bajya ahantu runaka, yewe n'abaruhuka bavuga bati reka turuhuke gatoya kugira ngo tuzatangire icyumweru tumeze neza. Mwese rero reka twiganire ku makuru y'imikino. Murabizi ko nta kindi kiri kuvugwa i Nyarugenge, ni kongera gutsindwa kw'ikipe ya Rayon Sport mu buryo bukabije cyane, navuga ngo busebetse. Kuko kugeza ubu ngubu turabara imikino ibiri yikurikiranya Rayon Sport itsinzwemo ibitego 8-1. El Hilal twarababwiraga tuti ni ikipe ikomeye, kandi koko gutsindwa na El Hilal ntawe bitabaho, ko byagaragaye ko rwose ari ikipe iri ku rwego rwo hejuru rurenze urw'amakipe yo mu Rwanda. Ariko kandi umuntu ntiyabura gukomeza nyine kwibaza ibyo Rayon Sport irimo hamwe n'umutoza wayo, yewe ariko n'ubuyobozi bwayo, bijyanye n'akajagari kayirimo, ukuntu bagize gutya bakagura abakinnyi wenda umuntu azi ko hari ikiri buhindukemo, ariko bikagaragaramo ko ari nka bya bindi bajya bavuga ngo wirukana umugore uguguna igufa ukazana urimira bunguri. Haba kuva ku mutoza Fahami Rotifi wirukanwe, uyu bazanye nanjye vuga ngo ni Bruno Ferry na Kasamutwe wahubuwe ni ikibazo kiruti ibindi byose bishobora kubaho Rayon Sport yari ifite. Aho kugira ngo yumve cyangwa se akorane n'abandi cyangwa se yoroherane n'ababa bagiye kumukorera akazi, ndavuga abakinnyi, ahubwo ari gufunga umutwe kandi agakomeza gutesha agaciro abakinnyi Rayon Sport yari isanganywe. Gusa byo nyine nemera ko yabitewe n'ubuyobozi bwamuhaye urwaho. Ni umutoza nawe ushaka kuba ngo nawe ari muri ya tsinda ryo kuvuga ngo gushyiramo abakinnyi be ngo yamuzane, kuko nawe ni nk'umu agent. Ahubwo nawe ni kimwe n'abariya ba Bubuni, ni kimwe n'abariya baje muri Rayon Sport bitwa ko ngo bahawe intebe kugira ngo kuko ngo ubuyobozi bwariho ngo bwakoraga nabi bugura abakinnyi ba nta kigenda. Nabo rero baraza, reka sinakubwira sizora baragura, reka sinakubwira, ariko mu by'ukuri n'ubundi Rayon Sport ni yayindi. Batsindwa na El Hilal rero, mbere yaho gatoya nagira ngo ngutangarize ko bateganyaga ko nyuma yuko yari amaze gushwana na Sumani, baravuga bati nibuze reka tube, kandi ubwo Habimana Yves yari arwaye, baravuga bati nibuze reka turebe ko uwitwa Fornganya nubwo wenda atakina iminota yose, ariko nk'umukinnyi rutahizamu reka turebe nako amuha iminota 10 ya nyuma, akazaza wenda gakeya, ariko nibuze nawe agaragara ku rutonde. Byaje kurangira rero umutoza avuze ko uwitwa Fornganya atamushaka mu kibuga bitewe n'imibare ye y'abanyamahanga, kuko we aravuga ati, yavuze ati niba mushaka ko Fornganya mushyiramo nimureke nkuremo Kitoko, Faustin Kitoko. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko kuko nawe siwe wamuzanye, we yashakaga byanze kunze inzira yabo yazanye ko igomba kuba iharuye, mubo yazanye bose bagomba gukina, yaba Yannick Bangara, yaba Chimanga, yaba Ben Aziz, yaba Bienvenu Vininho, abo yashakaga ko bose bakina byanze bikunze. Ubwo wakongeraho n'abanyamahanga Rayon Sport nabisanganywe, imibare ikaba miremire, ikaba minini. Iri rero ni ikosa rikomeye. Ni ukuvuga ngo yakinishije Mugisha Yves ko Kwizera Olivier ngo yavuga ko arwaye, ariko nabwo ngo nubwo arwaye nawe umutoze yatereye hasi aravuga ati ati mwanzaniye umunyezamu nta kigenda. Unyumvire nawe. Hanyuma abanzamo kandi Chimanga ndetse na Yannick Bangara, Ben Aziz nawe ahari. Ubwo kandi Serumugo nawe yongera kumugarura,
Rishari Kitoko na Kitoga, hanyuma uwitwa Cindy Paul nawe ahari, ubwo natambwe ndetse na Bienvenue. Iyo niyo Rayon Sport yari yaserutse. Imbere ya Hilal twababwiye yabadama kuri bari, yaba Ernest Ruzoro, yaba Sande Damirari, abitwa ba Girumugisha Jean Claude nubwo atabanjemo, n'abakinyi mu by'ukuri n'ababarabu bagenzi babo ngabo ba Sudani. Mu by'ukuri ni ikipe ifite imbaraga pe, ni ikipe ifite imbaraga, nta n'uwakwirirwa avuga ibyayo. Ibitego 4-0 kuba rero yabitsinzwe si igitangaza, n'izindi zishobora kuba zabirya wa mugani ngo irabirya si igitangaza, kuko yerukaga no gutsinda Amagaju 8-0. Ubwo rero iyi Rayon Sport sinzi aho izageza ba nyirayo, ariko narababwiye nti Bubuni nabo bakorana nzayemura mbisubiramo. Ntago banyarwandakazi bakunzi ba Rayon Sport, ntago ari ikibazo cyo kuvuga ngo Bubuni ndamwanga, kuko iyo Rayon Sport cyangwa se ntabwo twadikanyije isambu, ariko murabizi ko mubimenyereye, nkuko muri APR nge byari bimeze igihe cy'abapampe mbamagana, bitewe nuko bari bazengereje APR bayizanira abakinyi ba nta kigenda basodoka n'umutoza wa nta kigenda. Narabamaganye icyo gihe, Imana ikora ibitangaza, cyangwa se abayobozi ba APR barabibona, bo ntago batinzamo, barabibonye bahita bakubita babangura. Bo bakinyi ba Chidebere ba Godwin Odibo barabirukana, ndetse n'abapampe nabo bayirukanwamo n'abicitabona, ari nabo bahise bajya bamwe muri bo birukira muri Rayon Sport kujya kuyizamba gusa, na nubu bakaba bakizamba gusa. Kongeraho rero uyu Bubuni yahawe intebe muri Rayon Sport. Tadeo yari yaramwirukanye avuga ati hoje genda ntawo nkuzi. Bagacinya na ba Prosper bakajya bashaka kongera kumugaruramo kuri icyo gihe, ariko Tadeo aranga. Tadeo rero avuyeho, Murenza Budara sinzi ukuntu bamwinjiranye, sinzi ukuntu bamunyura inyuma, ariko narabibabwiye nti nawe Murenza Budara nakomeza kwishinga aba nakwita bameze nk'abiyobyabwenge, bamuyobya ubwenge, bakaza bakazengereza Rayon Sport bagakora ibyo bishakiye, haba kuzana uwo mutoza, haba kuzana abo bakinyi, ndetse bakangisha abantu bari abakinyi basanzwe ba Sumani. Bazaho bigira ko banga ko Sumani akina mu bintu bidafututse, ngo yabwiye umutoza ngo yanze gukurikiza konsigne z'umutoza. Se uri gutoza ikipe igatsindwa 4 ni konsigne ubundi nyabaki? Kwari n'ibyo byose konsigne z'umutoza ari gukoresha zigatuma ikipe itsindwa ibitego 4. Ubu se Bienvenue niwe wazumviye, nibuze nimbe na Sumani nibyo twavugaga, yashoboraga no kureba mu izamu nibuze icyo gitego kimwe kikajyamo da, bikaba 4-1. Uyu se Bienvenue utanashobora no gutera ishoti mu izamu nibuze ngo hagire igikorwa igitego kiboneke, ubwo ni uri kumva konsigne z'uwo mutoza. Ubwo rero Asumani mwanabyumvise abafana kuri Stade Amahoro bamuririmba bavuga bati Sumani wacu reka bamuririmbe nyine, ko ari winjiza igitego. Se uraririmba umuntu utinjiza igitego? None nkawe yanavuze ati nafunganye, wari waravunitse, reka ngende ndebe ukuntu mwentroduiza gake iminota 15 se ya nyuma, aravuga ati genda, akanga guhara umudefenseur umwe mu bafite. Ibyo rero nta handi bigomba kwegekwa kuki? Bigomba kwegekwa kuri ku buyobozi bwahaye intebe abiba Rayon Sport ibisambu. Reka nkoresha iyo terime ngewe ntabwo njya nca ku ruhande cyangwa ngo njye ndibi. Nta cyiza cyaturuka muri bari abantu bakorera Rayon Sport, kandi tuzi ko ikibagenza ari iki, ari inda nini. Bubuni nta wundi muri magire, nta arashaka aho yiseseka yarahabuze. Bivuga ko ngo yakomanze kwa polisi ashaka kujyamo, bati genda, agenda avuga ngo arashaka gutoza ngo abana ba polisi iramubwira ati genda, ashaka kugira gute kwirukanisha uwatozaga abana ba polisi. Agenda ashaka kujya muri Bugesera ngo abe mu ngo yungirize Gahigi mbere. Bugesera yavuga ati urungiriza Gahigi wakoze hehe, nihe ufite uretse Ferwafa wagiyemo mu buryo butanoze, ikipe yacu wayiza mute? Muri APR ho yabuze aho yamenera.
rero yaba ba Prosper na bagacinyi bakunda abapampe nibo yagiyebo abanyuramo arabinjirira. Murenza Budara nawe ubu ngubu naba ngo ni Pata na Rugi, umujyanama we n'uwo nguwo niwe umugira inama ku bakinyi kubatoza niki, ku buryo akomeza kumwereka ko ngo aba bakinyi baza ngo ni beza, ngo ababani ngo bahozeho ngo naba nta kigenda bose, abo basumani bafonganye ngo asumani ngo nta discipline, ku buryo nawe byamaze kumujyamo. Ariko nubundi biramukoraho amugani akarya zina rya Yuriya wa Gicumbi Antoine, birabakoraho kuko Rayon Sport nzi ntabwo yatsindwa 3-4 ngo bakorohere. Ibyo kuvuga ngo wenda ngo turabona ngo umutoza ngo niki, n'ubuyobozi barabureba. Mu byukuri iyi Rayon Sport navuga ngo intego yahawe na ba Murenza Budara bahawe yo gushaka intsinzi no kugarura ubumwe, na n'ubu ndacyababwira ngo nta na kimwe mwigeze muzana, ahubwo mwazanye ibice, reka myite ibice, kuko mu ikipe kugeza ngubu y'ubwayo uhereye mu itimu harimo ibice bingahe byinshi cyane. Harimo igice cy'abarundi bavuga bati umutoza aratwanga, hakabamo igice cy'abanyasenegali nabo bavuga ko umutoza ubwabanga, urumva niba adaho umwanya Forenganye we avuga ko ari tayari kandi ari rutayizamu igitego kikabura. Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hakabamo iki gice cy'aba bakinyi abo batoza nabo ba Bubu nibazanye ubwo na Azizi Basana agiye kuzaza. Ubwo urambwira ko mu byukuri iyo kipe ubundi urumva iri mu murongo muzima koko, kwabariye umuntu ababwira ibintu namwe mukagira ngo wenda harimo urwangano, nyamara kandi namwe mubibona koko ariko bimeze. Itimu yanyu abantu barayishe bayigize isibaniro navuga ngo ni nko kubakina ku mubyimba kwa, reka mbyite gutyo. Buri wese arashaka gusahuranwa yigendera. Abakinyi nazanye reka nkurema akanjye nigendere, abo nanjye abanjye reka nkurema yanjye nigendere. Nta kipe y'aba agent n'ababwiye 8, ni mureke umuntu umwe aba ari we muha umwanya akore, muzajyaginga umusaruro we. Aba banyasenegali, abanyakongo Kinshasa, abarundi, abaheye na heye, abo bose kandi barazanywe n'abantu batandukanye. Aruno Bobuni nande n'abandi nzabareba. Ubwo rero ngibyo, ariko witwa Serumogo akaba yamaze kujya mu ikipe muri Sudani, niho yabonye mu ikipe yitwa Elmerek Bantwi yo muri Sudani y'Epfo. Ndayishimiye Richard nawe ngo agiye kubona ikipe muri Uzbekistan, ahari wenda aba nibibonera amakipe Rayon Sport igasigarana nabo umutoza ngo ashaka, ahari wenda izatsinda. Na Sumani ubwo niba mubonera ikipe, na Bedi bamubonera ikipe, na Tambo bamubonera ikipe, na Forenganye bamubonera ikipe, bigendere hanyuma basigarane n'aba ba Bienveni, tureba hari wenda ko hari icyo bizabyara. Ariko nibikomeza gutya Rayon Sport ntacyo kuyizeza, haba muri iyi mikino yindi isigaye bakizigaye gukina na Elmerek ndetse na Mukura, yewe no mu gikombe cy'intwari sinzi niba hari icyo wayizeza, no muri championa ye ikomeje gutya. Ariko ubundi ibindi zakina se nibihe bitari biriya hamwe n'uriya mutoza. Ngibyo rero APR Football Club nayo ifite urugamba na Elmerek. Reka nkubwire ko nabo ni urugamba rutoroshye mu mahoro ku isaha 9, nabo barategerejwe turebe uko bitwara imbere ya Darkonovic, umutoza wahoze ayitoza ikipe nabo ya Elmerek. Abantu bavuga bati nta gasukari karimo, ariko mu byukuri ari gihe wajya kubona ukabona iraguhagana. APR rero mwizamu ni Jean Pierre, hanyuma niyo mugabo Claude kuri 3, Byiringiro Jean Gilbert Kagege, hanyuma Yunus ndetse na Clement wari waruhukijwe ushize. Hanyuma hakaza undi mukinnyi nakubwira ni Dauda Yusuf, uraba ari gukina na Ronald Sekiganda, hanyuma uwitwa Dao, uwitwa Gilbert Mugisha, hanyuma Jibril Watara ndetse na Togwi. Abangaba nibo bashobora kuza kubanzamo. Ubwo rero reka dutegereze nabo turebe ese APR nayo iragaragurika imbere ya Hilal cyangwa irihagararaho. Murakoze cyane, mukomeze bana nanjye kuri Rwanda Sport Channel. Bye bye, ciao.